muzi iyi myaka hafi ine tumaze mu rusaku, mu nduru, isi yose igateranira ku Rwanda kugira ngo u Rwanda, hari ubwo njya nibaza ariko u Rwanda nzi ni uru nguru ruteranwaho n'isi yose. Ni ihurizo ritoroshye, byashoboka bite? Ariko usibye ibyo, ese guteranirwaho n'isi yose, ubundi u Rwanda ruba rwakoze iki? Ruba rwakoze iki kugira ngo isi yose ihaguruke yamagana u Rwanda, ivuga u Rwanda? Gisubize icyo kibazo. Ruba rwakoze iki? U Rwanda rwakoze iki? Urwanira kubaho, uburenganzira bwe, baramwamagana. Ariko iyi si tubayemo niko bimeze, barakwamagana ku mpamvu zitandukanye. Bimwe nabivuze kare mu kiganiro nagiranye n'abanyamakuru, sindi bubisubiremo byose, ariko ndasubira mu bimwe. Iyi ntambara mureba yabaye hariya cyangwa n'ubu ikiriho muri Kongo, murayizi mwese, murayumva, buri wese niyo yaba afite uko ayumva, kwe gutandukanye n'ukundi cyangwa n'ukwacu. Hari umwaka n'umwe wigeze ushira, umwaka wigeze ushira na rimwe tudasubiyemo ikibazo cy'interahamwe cya FDR riri hakurya hariya. Nibyo duhimba se? Nibyo tubeshya se? Cya kabiri, hari na rimwe tutigeze tubwira abantu tunasubiramo ukuntu muri aka karere harimo ideology ijyanye na genocide, ijyanye n'ibyabaye hano mu Rwanda byo kwica abantu ukabicira icyo bari cyo. Hari ubwo tutabisobanuye, hari aho bitazwi ko byanditswe se, ko byanaganiriwe isi yose ikabiha n'umunsi, ikabivuga, bigeraho bikarigita gusa bikazimira. Hari umunsi n'umwe tutigeze twamagana abayobozi muri aka karere bafata mikoro nk'iyi bakigisha abantu kwicana, kwicara abantu icyo ari cyo. Hari na rimwe tutigeze dusobanura amateka ajyanye n'ukuntu abantu bavuga Ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda nka ba nyiri ibyo bihugu nyuma yo guca iyo mipaka. Bihuriye he n'u Rwanda? Twebwe u Rwanda, ibibazo byabaye mbere y'uko mvuka cyangwa na nyuma nkivuka, byaba bite ibibazo nateye igihewe cyangwa undi ungana nanjye? Bishoboka bite? Bishoboka bite kuvuga ngo ibyo tuvuga buri munsi bijyanye n'umutekano w'iki gihugu cyacu biragenda bigahinduka
amabuye y'agaciro biragenda bigahinduka ku Rwanda rukoresha ibyo rukora bigera ku mipaka yacu na Congo cyane cyane n'abandi baturanye ariko bamwe bigeze gukinisha ibyo by'interahamwe nabo kandi rwose n'uyu munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye tuzahangana nabo abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda kurinda igihugu cyacu ko ari amabuye y'agaciro nibo biba amabuye y'agaciro muri Congo ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa erega narababwiye iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights